Nshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi. Imana itwitaho iteka, Imana itugirira neza, urukundo rwayo, ineza yayo ntibwajuka, duhora turubona uko bukeye n'uko bwije. Nshuti muvandimwe, urukundo rw'Imana turufitiye ibihamya byinshi. Yemwe mu buzima bwatambutse inyuma yacu dufite byinshi bishobora kugaragaza uburyo Imana idukunda, nuko ineza yayo yagiye itugaragariza binyuze mu bintu bitandukanye, haba abantu batandukanye abagiye baduha ubufasha mu bihe bigoye tutanabazi, mbese Imana urukundo rwayo rugaragarira hose. Mu bihe bya korona ubuzima twari turimo bugoye, imibereho igoranye rwose, igoye ikiremwa muntu, ariko nshuti muvandimwe ndagira ngo nkwibutse uburyo wabirenze. Ruriya ni urukundo rw'Imana rero, ngiki kirugaragaza. None kandi uraryama bugacya, wabyuka watambuka bigakunda, ibi byose ni ibigaragaza yuko Imana idukunda. Umwanya rero nari mfashe akanya kugira ngo tubanze twibukiranye urukundo rw'Imana, wumve ko dufite impamvu zirenga igihumbi zatuma tuyihimbaza. Reka rero twese abatuye isi tugire tuti: Data mwiza, turagushimye. Dukomeje kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ibyigisho by'igihembwe cya gatatu, umwaka 2024. Twatangiye igitabo cya Mariko. Igitabo cya Mariko turi kwiga, turi kugenda tugisesengura. Reka nkwibutse ko ari ibyigisho, ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Umugambi wabyo ni ukugira ngo abizera b'itorero aho bava bakagera baba Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nyirizina barisengeramo, ndetse n'abandi bose babasha gukurikirana ibi byigisho, tubashe gukura mu bya mwuka, tuve ku rugero rumwe tugere ku rundi. Iki turi kwiga ni Bibiliya. Mbese nawe urifuza kwiga Bibiliya? Karibu, tuguhaye ikaze. Uyu munsi turi ku cyigisho cya gatatu. Icyigisho rero cya gatatu twatangiye kiratubwira ngo amakimbirane. Nk'uko nakomeje kubisobanura, buri cyigisho kiba gifite ingingo zirindwi zihuye n'iminsi y'icyumweru. Uyu munsi rero turi ku ngingo yo kuwa kabiri w'isabato, lendi, tariki 15. Ni ingingo itubwira ngo uguhamagarwa kwa Lewi. Tugiye kureba uguhamagarwa kwa Lewi. Turagushimye Data mwiza, tugiye kwiga ijambo ryawe, komeza udufashe tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Iyi ngingo yo kuwa kabiri iratubwira ngo uguhamagarwa kwa Lewi n'ikibazo gishingiye ku kwiyiriza ubusa. Turareba ibya Lewi ariko turebe n'ikibazo cyo kwiyiriza ubusa. Icyigisho cyacu kiboneka mu gitabo cya Mariko, igice cya kabiri, umurongo wa 13 kugera kwa 22. Turasoma umurongo wa 13 w'igice cya 12 w'igice cya kabiri. Haravuga ngo Yesu ahamagara Lewi umukoresha w'ikoro. Nkwibutse ko uyu Lewi yari umukoresha w'ikoro. Dusome. Avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja, abantu bose baza aho ari arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Alufayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be, kuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati, mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo biyirizaga ubusa,
Nuko baraza baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biyiriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati, mbese abasangwa bakwiyiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe? Bakiri kumwe nawe ntibakwiyiriza ubusa. Ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo, nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa. Ntawe udoda ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje. Yagira atyo, icyo kiremo gishya cyaca uwo mwenda umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawe usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Wagira atyo, vino yaturitse iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Ngaya magambo arimo ishingiro cyangwa se izingiro ry'iki cyigisho. Lewi mwene Arufayo ubundi yari muntu ki? Kandi ni kuki kubaho kumushidikanyaho no kwanga ko yaba umwigisha wa Yesu? Muribuka ko abantu babyibajijeho babonye Yesu asangira nawe, abantu bamushidikanyijeho. Kandi ngo yajyanaga n'abantu benshi, nk'uko yari umukoresha w'ikoro, yarasoreshaga, nawe yari afite abamukoreraga bamufashaga. Ariko abantu barashidikanya babonye ari kumwe na Yesu. Kubera iki? Abakoresha b'ikoro mu minsi ya Yesu bari abakozi ba leta, bakoreshwaga n'ubutegetsi bwa Roma. Mwibuke yuko kiriya gihe hari ku ngoma y'Abaroma. Bari ahantu hadakunzwe na rubanda mu baturage b'Abayahudi, kuko akenshi basoreshaga ibirenze ibisabwa kugira ngo bahinduke abakire bitewe no kurya ibya rubanda. Aba bantu baryaga za ruswa kandi basoreshaga imisoro irenze rubanda, bityo rubanda rukabanga rwose ntirubishimire, kuko aho bageraga zabaga ari induru gusa. Igitabo cy'Abayuda cy'ubusobanuro ku mategeko y'iby'idini bita Misnahi Tohorath kivuga ngo iyo abakoresha b'ikoro binjiraga mu nzu, ibyari birimo byose byabaga byanduye. Iki kintu nawe cyumve. Wumve ahantu abantu bageraga ibihari byose bikaba byanduye. Nuko rero ntibitangaje kuba abanditsi bibaza ikibazo kandi mu buryo batiyumvisha bagira bati, mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Ndizera noneho yuko usobanukiwe impamvu aba bantu bibazaga impamvu Yesu asangira n'abakoresha b'ikoro. Ni buryo ki Yesu yasubije ikibazo cyabo rero? Ntiyakiretse. Ibiramambo yagisubije mu buryo buhabanye, avuga ko abantu b'abarwayi aho kuba abazima ari bo bifuza umuganga. Yagaragaje rero ko afite izina ry'umuganga w'iby'umwuka, ko ari we ushobora kuvura indwara z'ubugingo. None se ubundi umuganga si we usanga abarwayi? Bivuze ngo Yesu Kristo ni Dr. ni umuganga ukomeye, kandi iyo abarwayi batagishobora kugenda rwose, akenshi abaganga barabasanga bakabakiza, bakabavura, bakabaha serivisi. None se ntimuzi ko ambulance iyo umurwayi arembye cyane bazihamagara ngo zize zisange abarwayi aho ziri? Yego niko biri. Yesu Kristo nawe rero yabonye abo barwayi abana nabo. Muri Mariko rero nk'uko tumaze kubibura 18 hakomereza ku yindi nsanganyamatsiko nshya. Ni inkuru iri hagati muri izi nkuru eshanu irebana n'ikibazo cy'amakimbirane cyangwa impaka. Mu gihe inkuru ibanza yatubwiraga iby'umunsi mukuru wo gusangira waberewe mu nzu ya Lewi, iyi nkuru ikurikiyeho izana ikibazo cyo kwiyiriza ubusa cyangwa se kwigomwa kurya. Murabizi ko kwiyiriza ubusa egare kwigomwa kurya. Iyi ivuga ku kibazo cy'impamvu abigishwa ba Yesu batiyirizaga ubusa mu gihe aba Yohana umubatiza n'abafarisayo babikora.
aha ndagira ngo nkwibutse yuko aha hari abigishwa bitwa ba Yohana. Muribuka ko Yohana yaje ari integuza ya Yesu Kristo. Kubw'ibyo nawe yari afite itsinda rigari ry'abantu babanye muri uwo murimo wo guteguriza Yesu Kristo, bityo bakitwa abigishwa ba Yohana. Yesu Kristo rero nawe aje atora abigishwa be, bityo habamo iryo tandukaniro. Ariko urebye mu by'ukuri, mu byo kuvuga ubutumwa, nta tandukaniro rikomeye ryari rihari. Bityo rero abigishwa ba Yohana biyirizaga ubusa, ariko aba Yesu Kristo yari amaze gutora rwose ntabwo birirwaga bajya mu byo kwiyiriza ubusa. Abantu rero babaza Yesu Kristo icyo kibazo bati, kuki aba Yohana biyiriza ubusa ariko abawe ntibiyiriza ubusa? Mu kubasubiza, Yesu akoresha imfashanyigisho cyangwa umugani yigereranyamo nk'umukwe ukorerwa ibirori by'ubukwe. Ibyo birori by'ubukwe byaba ari umwaku bibaye bitabonetsemo amafunguro, maze abatumirwa bakiriza ubusa. Yesu yari umuhanga cyane, Yesu ndamukunda. Ariko Yesu ntahanura ngo avuga iby'umunsi umukwe azaba akurwamo akagenda, aribyo byagenuraga ibyo kujya ku musaraba. Icyo gihe rero hari kubaho igihe gihagije cyo kwiriza ubusa. Yesu akomeza kubisobanura akoresha imfashanyigisho ebyiri zerekana uguhabana hagati y'ingingo ye n'iy'abayobozi b'idini. Ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje, na vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Mbega uburyo butangaje bwerekana amahabane ari hagati y'inyigisho ya Kristo n'iy'abayobozi b'idini. Bwerekana rwose uburyo ababigisha bari barangiritse nabi. Ni idini ry'ukuri ribasha guhinduka umwijima abantu baramutse batitonze ngo babe maso. Ibaze nawe gufata ikiremo gishaje ukagitera mu mwenda mushya, byari bigoye rwose. Yesu Kristo, umwami w'abami, uwahanuwe yari yaje. Ni bande tubasha kubona bameze nk'abakoresha b'ikoro b'iki gihe twagereranya n'abo mu gihe cya Yesu? Ni buryo ki bukwiye twagombye kubatekerezamo? Nshuti muvandimwe, dukwiriye kuba maso kandi tukigengesera mu byo dukora. Uguhamagarwa kwa Lewi. Yesu Kristo yaje gushaka abanyabyaha. Icyarigwaga Yesu Kristo kuba asangira n'abanyabyaha, kuba yasangira n'abakoresha b'ikoro. Nshuti muvandimwe, iki nta shingiro cyari gifite, kuko twamaze kubona yuko abarwayi ari bo bakenera muganga, kandi Yesu Kristo yari yaje azi abarwayi. Kubw'ibyo nta mpamvu yari hari n'imwe yo guhunga abarwayi, kandi ari dogiteri. Ibi rwose byaba bihwanye no kubwira umuganga ngo hari indembe hariya, maze umuganga akavuga ngo izo ndembe ngiye sinzireba, ahubwo ndishakira abakanyakanya. Oya, Yesu siko yarari. Ahubwo Yesu kuko yari muganga, yagombaga kujya aho abarwayi bari maze akabakiza rwose. None si iyo tuvuze imvugo y'uburwayi urabyumva? Nibyo, abanyabyaha cyangwa se abantu bibera mu by'isi cyane basayisha bagereranywa n'abarwayi rwose. Baba bakeneye muganga, baba bakeneye ibibwirizwa byo kubahugura, maze bakava mu bibi bagahindukira bakakira umukiza Yesu Kristo. Abo rero Yesu Kristo nibo yasangaga akabegera rwose. Imana itugirire neza kandi iduhe gushikama mu byizerwa, kandi iduhe kwegera umukiza Yesu. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Data mwiza, turagushimye, tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Utwitaho iteka, uraduhugura uko bukeye n'uko bwije. Uhabwe icyubahiro. Tugushyize mu biganza abana bawe, bagirire neza badamu batwite, imfubyi n'abapfakazi, abari ku bisasiro, abari mu mazu y'imbohe, urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, abo bose komeza ubagirire neza. Kandi Data, uturebane amaso y'imbabazi. Umunsi rero uduhe ifunguro ridutunga none, kandi duhe kugirira ubuntu imbere y'abo tugana.
urukundo rwawe n'ineza yawe bikomeze kuba kuri twebwe, mu izina rya Yesu, amen.